Uraho baye kaza none mu kiganiro ni makuru ki ku kabari dukubise twihuta n'inkuru ya mbere ngabano mwifuza kumenya uko zubakwa nimwegere hano mubanze mwumva ubutumwa. Abakobwa twe tudakubiswe mu rukundo tubona yuko urukundo rutaryoshe. Harabwa bashaka ibibazo bavuga bashaka umukubite kugira wejeje kumukubita ucuza umubwira ati shushu I'm sorry. You see? Ukimara kumva ubutumwa uhise wumva watimbura umukunzi wawe? Timbura nakubwira iki? Hanyuma kandi ubwo n'umutimbura akakugeza mu nzego zibishinzwe uzasobanura nimba mu masezerano mwagiranye mujya kubana harimo iryo kwitorezanyaho ku ngufu na karate, cyane ko uzabisobanura wicaye muri gereza. Ariko rero mujye mumenya ikintu mushaka mu buzima, sibyo? Nimba ushaka urukundo, ushaka umukunzi, shaka nyine umukunzi, umenye iby'umukunzi, mubane neza mu mahoro mwumvikana mugirana inama. Nimba wumva ushaka ibyo kurwana, jya kwiyandikisha mu gisirikare cyangwa mu ishuri ryigisha karate na kungu. Mwebwe muzamenya icyo mushaka ryari, cyangwa se niba wumva ushaka ibintu byo kurwana, shaka ahantu h'akabari bahora barwana usaba akazi k'ububawunsi. God have mercy upon us. Rero iyi nama umuntu abagiriye, nanjye iyindi nama nabagiraho, ntabwo ari byiza kumva inama zose wumvishe, sibyo? Nako kumvira inama zose wumvishe, kuko hari inama wakumvira God have mercy upon us ikagushyigura. Reka twikomereze. Ubwo uraza guhitamo nimba ujya inyuma ya gereza cyangwa ubana n'umukunzi wawe neza. God have mercy upon us. Hanyuma reka mbabaze rero, iyi nkuru y'imibare se muracyayibuka? Reka tuyirebeho gatoya. Abarimu bose rero ntagomba nk'ini umuntu usakuza ubanza wumve genda gake nishoboye gusakuza abandi nicyo gisubizo. Genda gake ufite ikibazo ufite nese kwabira nicyo cyo mu kibazo waje hano gutsinda nk'abandi bari yananiye nako nta kibazo umva se banza wumve nyine banza wumve nyine nese waje gukora iki imibare nakubwiye ko nkwiye kundi umubyeyi haza nkabishingira ko nazongera gukora imibare. Okay, turetse ibintu byo kubeshyanya tubwizanye ukuri, amanota menshi wegeze kugira mu mibare nangahe utakopeye? Jesus nawe urayazi imibare ni isomo rikomeye rega. Imibare ni isomo rikomeye, abanyabwenge nimwiga imibare, irayo n'umuntu utavugirwamo. Ako gastori k'imibare rero tugasimbutse, reka tugaruke by'umwihariko hano hantu. Ibi bintu ndagira ngo abantu wenda musobanukiye ibintu by'ubukwe n'ibintu wenda bijyanye na reka tubanze turebe iyi video muze munsobanurire ngo hano hantu byari byagenze gute. Riwibinasi Lord of Jesus. nanjye urumva nyine naringiye mu mwuka. Ariko reka irengera ikintu nshaka, urabona bano bantu nibaza kwenda ari ibyishimo byabasaze bagasenga nyine. Ariko reka nkubaze, nk'iyo usenga cyane uri umukristo w'imbere ugashyingirwa n'undi mukristo w'imbere uvuga indimi nawe avuga indimi, ubwo muba mushaka kubaka urugo cyangwa muba mushaka kubaka urusengero? Cyangwa iyo uri umusirikare ugashakana n'umusirikare mugenzi wawe, ubwo murashaka kubaka famiye cyangwa ni platoon? Twigarukire ku bya video yacu. Njyewe wenda bano bantu bavugaga indimi ni byiza, nagize igitekerezo, izi ndimi zo mu ijuru murabizi habaho indimi nyinshi, habaho icyongereza, igifaransa, igishinwa, igisipanyole, byinshi cyane, igihinde. Nta muntu wazatwigisha ururimi rwo mu ijuru ku buryo nka kuri ubona abantu bari kuganira mu gifaransa cyangwa mu cyongereza ngo comment t'appelles-tu, je m'appelle Félix, où viens-tu, je viens quelqu'un. Alors ibintu byinshi cyane ukazajya ubona abatipe bicaye bari kuganira mu ndimi ngo wibirima
irisa tataratara. Jesus. Ndimi ntabwo ari izo mu ijuru pe tataratara. Ariko muzabirebeho mushaka ukuntu haza umuntu watwigisha ibintu by'indimi. Gusa ikibazo nabonye no kuko kuzivuga byajya bisaba gutitira. Ngori biwi no. Reka twikomereze. Ariko rero njyewe bimwe mu bintu namaze kubona, ubukwe ni ikintu cyiza pe. Mumbabarire sibyo, mundebere ukuntu bano bantu nta modoka bafite, nta limuzini, nta moto, nta n'igare bari na migu. Ariko murebe ukuntu bishimye. Nyamara ubukwe ni bwiza. Mwakoze ubukwe? Atubire. Ya man, arahari. Bona agare byose. Wazuba baziki. Ati modoka ntabwo bari kumwe. Urabona ukuntu ari sawa. Ariko reka tuganire. Kino kiganiro wenda ntabwo kireba abantu bashatse. Abasore muri kureba iyi video wenda ni ngombwa ndagaruka ku ngaragu. Reka tuganire. Ubumva uzakora ubukwe? God have mercy upon us. Ryari? Cyangwa ndebe ibindi? Uzabukora natwe tuzabutaha. Muzanumire tu. Nguri kuvuga we ni muntu ki? Ingarama kirambi hagarariye izindi. Jesus. Mwari mugize ngo se. Hanyuma rero mu gusoza kiganiro makuru ki habaye iki nako ni makuru ki ku kabari cy'uyu munsi narimbi vanze. Hari ikintu kiganiro nakoraga bitaga habaye iki, niyo mpamvu narimbi vanze. Mu gusoza rero kiganiro makuru ki ku kabari cy'uyu munsi nahoze mbabwira ngo ibintu by'ubukwe ni byiza. Reka dusigamo mama Sava atuganirira ku bijyanye no kubana n'umugabo, nabwo ubu nabyo uburyo ari byiza. Urumva bita bihura n'iki n'ubukwe. None nagerageje guhuza utuntu twuduseje. Ninde wateguye tutunura? Tega mfite timu iri maso. Murakoze, Imana ibameremo umugisha, ndabakunda cyane. Musigaye mwumva impamvu mukeneye abagabo mu buzima bwanyu. Ubwo nimba uri umugabo, ako kavido gace ko kohereza umukobwa utarashaka. Imibare ni isomo rikomeye. Kuba umuntu adafite umugabo ni bibi, birabiha, ariko ni n'igihano umuntu yiha ku giti cye. Hari okay, maze imyaka 9 nta mugabo mfite. Yego. Ntago ntekereza ko nakongeraho imyaka 3. Numva naba nararangiye cyangwa 5. Reka? Ni ukuri kw'Imana. Imana indabira sabe ndabirambi. Mutesi yigeze abivuga, Pastor Mutesi yaravuze ngo igikomere cy'urukundo cyomorwa n'urukundo nanone. Igikomere cy'umugabo cyomorwa n'umugabo, igikomere cy'umugore cyomorwa n'umugore. Je ntago nzapfa nibabaza. Kwiyomora. Wallahi. Ubwo bukomeye mama Sava yagize mu buzima bwe ni ubuhe hari ryari? Kera nigeze kubura umwana wanjye. Baramunyibye nyine. Ariko ibyo bintu namubonye nyuma y'umwaka n'igice. Ko biteye ubwoba? Ariko ibyo bintu byanteye ubwoba bukomeye ku buryo n'ubu mbugendana. Mpora mfite ubwoba bw'uko nshobora kongera kumubura. Narasekaga ku manywa, ariko nagera mu buriri n'injoro ukarira. Nkumva ntago nzi impamvu ndi gukorera amafaranga.